Yesu nahabwa icubahiro, nshuti bavandimwe, inshuti zacu kuri Hermoni, Imana ibagirire neza. Turi muri rwa rugendo rwa rya somo nemeye kuzabaha. Dusoje isomo rya kabiri, ubu ni irya gatatu ngiye kuguha. Irya mbere navuze hejuru y'amaraso ya Yesu, aho twabonyemo ibintu byinshi, nimba utararibonye uzurirebe. Isomo rya kabiri twasanzemo navuze hejuru y'umusaraba wa Yesu. None isomo rya gatatu ndaje nkubwire hejuru y'inzira y'iterambere mu buryo bw'umwuka, the path of progress. Iyo nzira y'iterambere mu buryo bw'umwuka ni ukumenya, njia ya maendeleo kujua, the path of progress knowing, kumenya. Hano ndagira ngo ntege amatwi cyane mushuti wanjye, muvandimwe, uze gukuramo ikintu gikomeye. Kumenya na Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzababatura. Kumenya ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo duhere kuri iki kintu, turaza gusoma ibyanditswe byinshi, ariko ndagira ngo duhere kuri iki kintu. Iyaba twaragize ihishurirwa ryinshi, twari dukwiye kugira amasengesho make, tugahimbaza Imana cyane. Iki kintu ucumve neza. Iyo uje kugira ihishurirwa ryinshi, wari ukwiye kugira amasengesho make, ugahimbaza Imana cyane. Kuko ibyinshi dusengera biterwa n'uko amaso yacu agihumye cyangwa se atarahumuka ngo ashobore kubona iby'Imana yakoze. Munyemerere mbivuge wenda mu rurimi rw'icyongereza. If we had more revelation, we should have fewer prayers and more praise. Much of our praying for ourselves is just because we are blind to what God has done. Nuko duhumye, tutarabona, tutaramenya, tutarasobanukirwa ibyo Kristo yakoze. Ariko iyo tujya kubimenya, iyo ujya kumenya icyo Yesu yakoze, ndi kukwigisha ko inzira y'iterambere mu byo gukizwa, mu by'agakiza, ya mbere ni ukumenya. Nzaguheza nyinshi cyane, ariko ni ukumenya. Iyo ujya kumenya icyo Yesu yakoze, wari ukwiriye gusenga ugahimbaza Imana cyane. Mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso, igice cya mbere umurongo wa 17 n'uwa 18, haravuga ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro, aleluya, ibaho umwuka w'ubwenge. Umva, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa. Amaso y'imitima yanyu ahweze, amenye, mubashe kumenya ibyo mwiringizwa. Ndibuka ubwo twasomaga mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto ba mbere, igice cya mbere umurongo wa 30, muze kuhasoma. Nanone twabisomye muri ariya masomo yandi yacu abanza. Haleluya. Ariko uyu munsi ndaje nkwigishe ko the path of progress is knowing. Mu Bakorinto aho twasomye haravuze ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Uyu mwanya ndimo ndagusomera iki cyanditswe kivuga ngo kugira ngo amaso y'imitima kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibaho umwuka w'ubwenge. Amen. Kugira ngo
ibaho umwuka w'ubwenge, ibahe guhishurirwa, bitume muyimenya. Please, tushobora kumenya Imana gusa, birasaba ngo uhishurirwe Imana, birasaba ngo uyihishurirwe, kuko kumenya Imana si ukuyivuga. Ndagira ngo ngweze urugero rwiza biblique. Imana ijya gutuma Mose ku Banyegiputa kwa Farawo, Mose yarayibajije ngo ningerayo nzavuge ngo urinde. Ibi ntibivuga ko Mose atarazi ijambo Imana, no, ariko yashatse ngo imwihishurire ayimenye, kuko mu muco w'Abisirayeli abana bato batangira kwiga amategeko y'Imana bakiri batoya. Mose yarazi Imana, Mose yarazi ibitendo by'Imana, ariko arayibaza ngo nzavuga ngo urinde. Yari akeneye ngo amaso ye y'umutima wabashe guhumuka, abashe kuyimenya. Haleluya. Ubu rero ndagira ngo dukomezanye muvandimwe, kandi kubwiza ukuri, iyaba washoboraga kuguma muri Kristo, byose byari kuba byiza, ibintu byose byari kuba bigenda neza. Iyaba wari ubashije kugumamo, iyaba wari ubashije kugumamo, iyaba narimbashije kanivuge, iyaba narimbashije kuguma muri Kristo, byose byari kuba byiza. If only I could abide in Christ, all would be well. Kabisa. You see, ejo narabibabwiye, ndababwira ngo nukugumamwo, si ukwinjiramo, kuko twashizwemo. Bibiliya yavuze ngo niyibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge bw'Imana. Amen. Haleluya. Nukumenya ibi, ndakubwira ngo ushobore kumenya ibintu, ushobore kumenya ubwiru bw'ijambo ry'Imana, ushobore kumenya yuko Imana yaguhaye byinshi, uraza kubyumva. Nivuga inzira, nariko nkubwira ko ari inzira y'iterambere mu by'umwuka. Nakubwiye ko inzira ya mbere ari ukumenya. Hari icyo ngiye kukubwira hano. Amateka yacu ya kera arangirana n'umusaraba. Amateka yacu masha atangirana n'izuka. Ibi bintu ni ngombwa cyane kubimenya. Amateka yacu ya kera arangirana n'umusaraba. Amateka yacu masha agatangizanya n'izuka. Our old history ends with the cross. Our new history begins with the resurrection. Ni kweli kabisa. If any man is in Christ, Bibiliya avuga mu Bakorino, haravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gisha, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse kuba bisha. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino ibice 5 umurongo wa 17. Amen. Iki kintu nagira ngo ucumve cyane, ni ngombwa kumenya iki cyane. Ibi ni ibintu ugomba kumenya nk'umukristo. Nkunda kubwira abantu ngo mwe kuba abanyedini mumenye, musobanukirwe, kuko kumenya ni intambwe ya mbere y'iterambere mu by'umwuka, yo kwaguka mu by'Imana, yo kwaguka mu by'agakiza. Imana nihabwe icubahiro cyane. Imana nihabwe icubahiro cyinshi cyane. Haleluya. Kangubwira iki kintu. Msalaba unahitimisha. Kuhitimisha sinzi ko mu Giswahili mu byumva neza. Umusaraba urangiza ibyaremwe bya mbere. Urangizaho umuntu wa kera. Mwibuke ko twigwa amaraso ya Yesu n'umusaraba wa Yesu. Nakubwiye ica amaraso ya Yesu yakoze, umusaraba nawo nico wakoze. So, hano ngarutse ku musaraba rero. Umusaraba urangiza, unahitimisha, urangiza ibyaremwe bya kera, cyangwa se urangiza cyangwa se uvanaho umuntu wa kera. Noneho mu rupfu hazanwa ibyaremwe bisha muri Kristo, cyangwa se hazamo umuntu wa kabiri. Icyongereza kibivuga neza, the cross terminates the first creation, and out of death there is brought a new creation in Christ, the second man. Haleluya. Mwizuka
Pawulo yaravuze ngo iyo abakristo atarazutse ngo ubu butumwa tuba tuvuga wari impfabusa, ntacyo buba bumaze. Yes, nakubwiye ko imbaraga zazuye Yesu Kristo nizo mbaraga ziri ku rwego rwo hejuru. Ndibuka ngo isomo rivuga hejuru y'imbaraga z'uburyo bune nimba atari butanu umukristo akeneye mu buzima. Dukomeze bavandimwe. Kangaruke mu gitabo mu rwandiko rw'Abaroma mu bice bitandatu, mu gice cya 6 n'igice cya 7 n'ic'umunani cy'Abaroma, mu gice cha 6 tunajifunza za Warumi, tutagundua kwamba hali za kuishi maisha ya kawaida ya Kikristo ni nne. Iyo usomye igice cya 6 n'icya 7 n'ic'umunani usanga uburyo cyangwa conditions of living the normal Christian life are fourfold. Hari uburyo bune, hari ibintu bine, hari conditions zine z'umukristo ushaka kubaho ubuzima busanzwe bwa Gikristo. Amen. In chapter 6, 7 and 8 of Romans, we shall discover that the conditions of living the normal Christian life are fourfold. Ndagira ngo nkubwire rero izo conditions zine kubaho ubuzima busanzwe bwa Gikristo buri mu makondisyo ane, mu bintu bine cyangwa se mu buryo bune. Ikintu cya mbere ni knowing, kujua, kumenya ibi bintu. Haleluya, bigufasha kubaho ubuzima busanzwe bwa Gikristo. Icya kabiri ni reckoning, kuhesabiwa. Rugero tumehesabiwa haki. Icyo ni ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Icya gatatu ni presenting ourselves to God, kujitoa wenyewe kwa Mungu, kwiyegurira Imana. Wiyeguriye Imana mu by'ukuri byukora irivuga butumwa ubamwo, iki gisirimba n'iyindi mirimo ukora itandukanye y'ubuhanzi n'ibindi, wiyeguriye Imana cyangwa ibyo ubikora kubera kubimenyera, kubera kuburintyoza, ubikora kubera ko wabivukiyemo, bikuriramo, ukaba ubirambiyemo? Wiyeguriye Imana, wewe umejitoa mwenyewe kwa Mungu. Condition ya kane ni walking in the spirit, kutembea katika roho, kugendera mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Amin. Nukuvuga ngo uko tuziga, uko twize buri kimwe muri ibi bintu bine, tuzizera umwami. Haleluya, tuzizera umwami, tuzizera Yesu, kandi umwuka we uzamurikira imitima yacu kugira ngo isobanukirwe kabisa. As we study each of them, we shall trust the Lord by His Holy Spirit to illumine our understanding. Mwuka wera amurikire gusobanukirwa kwacu. Ibireka mbikubwire neza, wenda ndeke kugira audio ndende. Hari ibintu ugomba kumenya muvandi, hari ibintu ugomba kumenya, kandi ukukumenya ntabwo ari ukumenya ukuri runaka kw'ibintu bisanzwe, cyangwa gusobanukirwa doctrine runaka. Niba ukukumenya ntabwo ari ubwenge busanzwe pe, ahubwo ni uguhumuka amaso y'umutima kugira ngo abashe kubona Kristo ibyo yakoze. Which is not knowing this, which is not just knowing something about the truth,
Now, understanding some important doctrine, not at all. It is not intellectual knowledge at all, but an opening of the eyes of the heart to see what we have in Christ. Biragusaba ngo uhumuke amaso y'umutima, haleluya, abashe kumenya ibyo dufite muri Kristo Yesu. Ni ngombwa ko amaso yacu aheza akamenya ibyo dufite muri Kristo Yesu. Mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 17 n'uwa 18 twahasomye. Reka nsoze nkubwira ufunuo wa kiungu muhimu kwa maarifa. Divine revelation essential to knowledge. Guhishurirwa kuvuye ku Mana ni ngombwa mu bumenyi. Ntabwo ugomba kugira ubumenyi kubera ko wabushakishije. Birasaba ngo uhishurirwe. Imana iguhishurire kuyimenya. Imana iguhishurire kuyisobanukirwa. Imana iguhishurire kuyumva. Praise God. Ubu rero niyo mpamvu intambwe yacu ya mbere rero ni ugushakisha ubumenyi buturutse ku Mana buzanywe no guhishurirwa muvandi. Senga Imana iguhishurire. Senga Imana amaso y'umutima wawe ahumuke mu izina rya Yesu. Ibi birasobanurwa ko atari twe ubwacu, ahubwo ni umurimo wuzuye w'umwami wacu Yesu Kristo yakoreye ku musaraba. Kabisa. Praise God. Hallelujah. Reka nkubwire iki kintu. Yesu niwe muzabibu, nawe uri ishami. Niko Yesu yavuze. Yesu niwe muzabibu, uri ishami. Kandi yaravuze ngo nta shami rishobora kwera imbuto ritagumye ku muzabibu. Aravuga ngo niko namwe mutabibasha, nimutaguma muri nje ntimuzabasha kwera imbuto. Praise Jesus, hallelujah. Imana ishimwe ko ndi ishami ariko riteye kuri Yesu. Ubwo rero ntabwo njyenyine nashobora kwigira ishami. I have not got to make myself a branch. The Lord Jesus tells me I'm a branch. Ntabwo ari njye wigize ishami, umwami Yesu niwe wambwiye ngo ndi ishami riteye kuri we. Kandi ntacyo mbasha gukora namuvuyemo. Amen. Haleluya. Iki nicyo ngira ngo ngusezerereho muvandimwe. Ntacyo wakora ubwawe. Ugomba kumenya kuri ishami. Kabisa. Kansoza nkubwira iki kintu rero. You do not need to pray to the Lord for anything. You merely your eyes open to see that he has done it all. All that is his is mine. Kubwira kuko ntabwo huna haja ya kumuomba Bwana kwa chochote. Unahitaji tu macho yako kufunguliwa ili kuona kwamba amefanya yote. Birasaba gusa ngo uhumuke amaso. Birasaba nukeneye gusenga cyane. Tukeneye kubwira Imana ngo reka mbe ishami. Tukeneye kubwira Yesu ngo reka nje muri wewe usanzwemwo. Icyo usabwa ni ukuhumuka amaso kugira ngo ubone ibyo Yesu yakoze. Ibyo byose iyo umaze kumenya ibyo byose bihinduka ibyawe. All that is his is mine. Ibya Yesu byose ni ibyanjye. Muvandimwe, ibya Yesu byose ni ibyawe. Urasabwa kumenya. Ni intambwe ikomeye yo guhishurirwa. Ni intambwe ikomeye yo kwaguka mu bya Yesu. Reka gukomeza kwivuruvunza mu bidafite umumaro. Reka gukomeza kwicira inzira no kwishakira imibereho gusa mu nzira zidakwiye, mu nzira zidafatika, mu nzira zisuzuguritse. Paulo yaravuze ngo mwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Iha agaciro mu izina rya Yesu. Amina cyane. Wiha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. Umenya ibyo. Kumenya ibyo. Ukamenya ibyo Yesu yakoze. Haleluya. Ibyo byose bihinduka ibyawe. Imana nibaho umugisha nshuti zanjye.
Imana ibagirire neza. Dukomeza aya masomo, ndabizi hari abantu ari gufasha cyane. Nagufasha ushireho like kugira ngo YouTube ibisangize abantu benshi, kandi nawe ubishoboye wabisangiza abandi benshi kugira ngo dukomeze duhanahane ubutumwa bwiza. Imana nibaho umugisha mwinshi cyane. Amen.